Yes. Nk'ibisanzwe ndi Andrank kuri mikoro. Uyu munsi live ane Diamond Platnumz ni Iyena muri mikoro ndi Alphabet ni mwibanza ni Kiswahili indirimbo nziza cyane kandi subscribe tujye dukomeza kubana. Iyena chereko mwanenu ati umunsi no munsi w'ibyishimo umuhungu wawe yakuze zile kuringa mideko ati ubwana bwose itafungua buraza kugabanyuka. Asante mama, ati urakoze mama, ulinifunza nkajua. ati waranyigishije none ubu ndi kwibona. Baba kasema kumbo ati papa yaravugaga nta na kimwe cy'ubuntu kibaho. Ati nimba ushaka kumva uko umuntu umera ugomba kugura. Ati ntabyo guforcinga. Ati yewe n'imiti imwe itangwa n'abaganga. Ati ubu byose umunsi byabaye kubera umugisha w'amasengesho mama na papa. Ati abapaparazi bose babwire nabo bose bashidikanyaga. Ati ibyo bavuze ngo bitazaba ati ubu byabaye. Ati Iyena ati Iyena ati Iyena ati urabeho tuzongera tubonane. Ati Iyena ati Iyena ati nukuri nzagukumbura cyane. Ndi Alphabet imwibanza numva kuri mikoro njye basobanurira Diamond na Rayvanny. Ati ubukwe n'umugisha ati ugomba kubushimira iyo ububonye kubera ko hari abantu benshi wengi sana bari kurira kuba babubona ko tutase babukora. Ati mu bwoko bwacu kuitoni kufuru utandukana n'icyaha nimefunzwa vumili. Ati nigishijwe ushinda w'umugabo ijana nkabureka kugira ngo ejo mu gitondo abantu batazakongorera bakavuga ati mbabarira insome kugira nshobore kwiyumva. Ati iyo mpeta y'ubukwe ndimo ndakwambika ni ukugira ngo babibone kugira ngo banywe uburozi babumire deni bapfe. Ati mbabarira ufate iminyururu mbohe unshimute kugira ngo nazagenda. Ati fata na telefone yanjye usibe nimero zose unaboroka mu bakobwa bose twajyaga tuvugana. Ati ubu ngubu ntabwo ndi kwijijisha ndimo ndavuga cyane kugira babyumve. Ati abo bose bakodesha babwire ati nyirinzu yahageze. Ati Iyena ati Iyena ati Iyena ati urabeho tuzabonana. Ati mama urabeho na papa. Ati Iyena ati nukuri nzagukumbura cyane. Imefika tamati ati ubwa nyuma birabaye subiri kitambo ibyo twari dutegereje igihe kinini. Leo samaki ati uyu munsi kanasa kwenye chambo iyi samake cyangwa sifi yabonye yayo zikwa kamati. ati abantu babiteguye murakoze navutia mapambo n'abadekoye hano nakuri murakoze. pata picha safi ati ndaza gufata amafoto meza litaniko mabando. ati uyu munsi internet iraza kumbona. Mwanamke usafi ati umugore agomba kuba afite isuku yawe n'inkweto ze. Ati kugira ngo umugore nagaruka mu rugo azimukuriremo. Ati igitanda kikaba kirambuye kugira ngo amukore massage. Agatangira kugira ngo umuscientiste agafungura igituza. Mambo ya kuzima tasima ati kuzimya amatara ntabwo ariko bakora urukundo. Ati ahubwo
ni ibintu washaja by'imigenzo mibi. poka mshuma Ati basa ubwo umeaonesha shana kabuje changa kugira ngo umugore wawe ako umugabo wawe abone mu gituza. kapuke nanda kakasuti Ati mukore isuku. kama Ati muvandimwe mbunge ase n'abasenateri. anamelemeta Ati abandi manzunguza. changa muda kujiposa Ati bose mwadufashije. napunge Ati nimwihorere murya ibiryo bakabibishe. umunani shivo Ati Ricardo Momo amekuja warahari. anamelemeta Ati n'amakemo yazanye. ula chanda Yowe. au kishibaru Ati murya ibiryo sakafunge nimuhaga ana mutware no mu rugo. Umva amagambo. Ati yena Jendi Androink kuri mikoro. Ati urabeho tuzongera tubonane. Ati papa na mama murabeho. Ati yena ati nza gukumbura cyane. Ati ndashaka kuzunguza kuzunguza. Ati ndi kuzunguza ndi kuzunguza. Ati bidane ndi kuzunguza. Ati zunguza kugira ngo tubibone. Ati akaguru kamwe hejuru zunguza ukamanure. Ati zunguza ati zunguza kugira ngo tubibone. Aisha zunguza. Ati mutu pase utwa Balotelli. Ati twarigane zunguza. Ati zunguza. Ati ngufashe igikuta ifanye unasusa ati nkaho utabishaka usuzunguza ubikora gake. Ati zunguza kugira ngo tubone. Rayvanny na Diamond Platnumz aka Simba. Ati zunguza kugira ngo tubibone. Ati bikore nkaho ufashe igikuta wimene amazi uzunguze kugira ngo baceceke. Ati zungu tubibone.